Abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro bavuga ko iterambere bamaze kugeraho mu nzego zose barikesha imiyoborere myiza irangajwe imbere na chairman w'uyu muryango Paul Kagame, bityo ko biteguye kuzamutora. Ibi babitangajwe bari mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame cyateguye ku rwego rw'umurenge wa Nyarugunga. Tuyisenge Julienne, umwe mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi muri uyu murenge, yavuze ko bishimira ko bahawe ijambo nk'abagore, ubu nabo bakaba babasha kwiteza imbere, ko ariyo mpamvu biteguye gutora umukandida wabo. Ndashimira RPF ko yahaye ijambo abagore ikaba yaratumye tubasha kwiteza imbere nk'abagore kubera kwitinyuka. Itariki 15 z'ukwa karindwi itariki ikomeye cyane, aho tuzaba twitorera umukandida w'Abanyarwanda, aho tuzaba twemeza gutera igikumwe ku gipfunsi kuko nta wundi chairman w'umuryango RPF Paul Kagame kuko yatugejeje ahantu heza. Tumukunde Monique chairperson w'umuryango FPR Inkotanyi mu murenge wa Nyarugunga agaruka ku bikorwa bitandukanye by'iterambere uyu murenge umaze kugeraho, yavuze ko bashimira cyane umuryango wa FPR Inkotanyi. Abanyamuryango wa FPR Inkotanyi bari banezerewe cyane, babyina bafite morale nyinshi kubera impamvu zifatika zituma bishima cyangwa banezerwa z'ibikorwa nyakubahwa chairman w'umuryango wacu yatugejejeho mu gihugu cyacu. Hari byinshi cyane igihugu cyacu cyagezeho, babisobanuye mu nkingi zose za guverinoma. Abanyamuryango rero bari bashinzwe n'ubundi kugaragaza ibyagezweho, babigaragaje cyane cyane bibanda ku byakozwe mu murenge wacu, cyane ko bihari bifatika. Abanyamuryango bikoreye imihanda, abanyamuryango igihugu cyacu cyatugejeje kuri byinshi. Amavuriro mu murenge wacu arahari rwose akikije umurenge, ndetse harimo n'ivuriro rikuru rivura kanseri. Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bose baza bateraniye mu Rwanda baza kwivuza mu gihugu cyacu kubera ubuyobozi bwiza twagejejweho na nyakubahwa chairman wacu. Ibindi bikorwa ni ibikorwa byinshi bitandukanye, amashuri aho abana mu murenge wacu nta mwana utakiga, nta mwana uva mu ishuri, abanyeshuri bose bariga kandi bakiga bitababangamiye, bakiga neza, bagasoza amashuri yabo bagatsinda neza. Turashima cyane rero nyakubahwa chairman wacu, turashima igihugu cyacu, turashima umuryango wa FPR Inkotanyi kubwo kubyitugejejeho bifatika, abanyamuryango bavuga kandi bakabivuga nta ushakisha hirya no hino, ahubwo ibikorwa byivugira. Muri uyu murenge wa Nyarugunga muri iyi myaka 7 ishize hubatswe imihanda 2300 n'ibihumbi 40 by'ibyumba by'amashuri. Emeline Mbabazi, Radio TV 10.